injira. Amakuru namutse muganga. mwaramutse neza. Bizinteze. Tumeze neza. Mwebwe mumeze mute? Natwe turaho ariko nyine ibibazo nzanye umurwayi izi nabi. Uwo murwayi se kandi yafashwe ate? Natwe twari turi ku ishuri urabona nyine muri weekend yakumanje kwiga kugira ngo nyine azamure ubushobozi. Ubwo nyine sinzi ikibazo cyabaye bagiranye n'umunyeshuri biba ngombwa ko bari bamushibuka. Nyine dutunguye bisanzwe nyine n'umunyeshuri twigana ahita muzana tuze kureba ababyeyi b'inyuma. Okay, ubwo rero kugira ngo dushire umurwayi muri system bisaba yuko aba afite ibyangombwa. Ntabwo twamushira muri system adafite ibyangombwa. Injiza umurwayi tumufashe ibya hafi byihuta ujye gushaka ibyangombwa bye. Ubu ufite amafaranga? Nta mafaranga mfite. None biragenda bite? Muga uragerageza dufashe nyine natwe turebe mama w'umurwayi kugira ngo nyine amafaranga tuzarashaka nyine. Kuki mutamuhamagaye mukiri mu nzira mugiye kuza igihe mwarimaje kubona ko umunyeshuri ageze ikibazo kuki mutamuhamagaye? Ariko mutahamagaye umubyeyi we mumenyeshe ikibazo agize ngazana ibyangombwa n'amafaranga. Muganga nibyo byari bigiye gukurikiraho tugize ngo wenda tubanze tumugeze kwa muganga bamukorera ibyihutirwa bamuhe ubufasha bwihutirwa nyine kugira ngo atagira n'ikindi kibazo. Abaganga ibitaro bibereyeho kugira ngo bafashe abarwayi nyine. None nta n'amafaranga na makeya mwazanye ngo tuhite tumufasha byihuse. Ntabwo tuzi wenda n'ibiciro wenda mwaza kumuvurira ntabwo tubizi ariko nta n'amafaranga dufite pe turi abanyeshuri gusa byadusaba kubanza guhamagara nyine. Ibiciro byo kumuvura turagendera bitewe n'icyiciro cy'ubudehe harimo cya mituweli. Ntabwo ari twebwe tugenda ngo turamwishyuza aya ngaya ahubwo ubundi twabyemezwa gute utari umutekamutwe? Nta byangombwa wowe ufite? Njyewe ibyangombwa ndabifite kuko imyaka yo kubigira ndayifite. Igihe cyo mbuze mu mutima wo gufasha ntabwo umuntu yandembana mureba ngo musiga ahantu ntaye muzi ko kandi duhorana kenshi na kenshi. Niyo mpamvu bikoze. None ubwo turabigenza gute ko nta kintu byo bugufashe? Genda uhamagara umubyeyi we yohereza ibyangombwa tubone kugufasha. Nta kintu nagufasha rwose nta byangombwa bihari. Muganga wawe utamufasha kuko ubwo nakubwiye n'ubwo nta kundi byagenda ahubwo urimo kunkereza reka abandi barwayi binjire. Okay, umva garuka. Umva rero ukuntu tugiye kubigenza. Icara aho ngaho. Koze. Ugiye kunsigira ibyangombwa byawe. Ahasigaye ubundi mbone kugufasha ubone gukomeza guhamagara ababyeyi bo umunyeshuri wagize ikibazo. Ibyangombwa byanjye. Yego. Bagurutse kugenda ubwire ku myirondoro ye. Yitwa nde? Yitwa Munyana Wasa. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 17. Ni umunyeshuri? Yego. Tugiye kuba rero tumuhaye ibitaro tugiye kumuha igitanda. Ahasigaye ubundi uhamagara ababyeyi be bazana ibyangombwa bye ndetse n'amafaranga yo kumushyura kwa muganga. Nze nkwereka aho umuryamisha. Yego muganga. Yego murakoze. Murakoze nawe. Ngo umurwayi ni uwuhe? Bite. Mbona amazina yawe. Amazina yawe cyane.
dushobora no kuba n'ibitaro ndabona umurwayi ameze nabi cyane umuganga adufashe vuba rwose mumufate rero mumuze imbere kaho mumuryamisha ubundi umusuzume tumuhe n'imiti yanyishe neza ubwo tugiye gusigara tumusuzuma tumuha imiti genda uhamagare mama we kandi umuzane ibyangombwa n'amafaranga tubone kwita ku barwayi okay wita ku murwayi rero kanzana imiti umwiteho ndabona ko tuziranye nakubonye ndabona nkuzi kabisa cyane bosi ntabwo ari cyane gusa nyine uragenzwa n'iki ndashaka akazi uri gushaka akazi cyane gusa akazi garahari da akazi gahari pe ese nk'umuntu twiganye koko urimo departement y'ubuzima n'amashyamba akazi wambaye kuba twariganye ntabwo bivuze yuko anahura mpitamo akazi kaba karashije baba baragatwaye wize ndabizi byose cyakoze amahirwe aho gusa nyine wihangane pe ntabwo akazi kaba gahari umuntu arakabwira nakukoropa cyangwa gukuraho ibintu ntamubwiye ko nta kazi gahari nta kazi gahari hano ahubwo bibaye byiza bakaba ari imbere hakiri kare okay nta kibazo turi gushakira sawa nta kibazo ubwo tuzahuza mu nzira utaha ariko reka nze mu mwenda maze kubona undi muntu ukamfasha we buriya kubera ko utarimo akantu wasanga ariyo mpamvu ushaka amavumbi Useka n'amakaye rame bose eko mumeze mute tumeze neza yego akazi karagenda nta kibazo
tumeze neza. Meze mute se mwebwe bose? Yego, birimo biragenda. Nabonye agerageza pe nta kibazo cye keretse wenda nimba ari bya bintu ngo karushye saba ejo azabyica ariko mbona ari n'umwana mwiza pe. Urabona ko harimo itandukaniro rwose na Jacques. We harimo itandukaniro rwose mu mwana mwiza mbona akorana umurava ntakorera no ku jisho kandi ikindi mba numva n'abakozi akoresha nabo bamuvuga neza. Okay, nta kibazo kanze dukora. Você mutima abakinnyi bahura Reba siri uri kwinjiza Fashe imashini yake nawe uvuga ngo iki? Alo?
Shubiti. Muzebo. Shawa pinje nsanga muri biro mwamure. Nsanga muri biro mubwire. Mushaka muzane. Muzane muze muri. Mashina abaiki kuna sisiri kwaka. ntabwo ari uko uyu munsi umuntu aba afite byinshi by'amakora niyo yakoze yanze kwaka ingi umuntu amaze iminsi adaheruka n'agafaranga umuntu aba agize mwana rwose katurebe niba bikunda shaka mwebwe ko mwaroboye byapfa tutapfa ku kwezi kwanyu kugira mu gahemba umuntu aba ari inkubisi abatari agafaranga karabuze si imashini ndeba ntaza kayo uyu munsi yahambuye mu ntoki se byapanga byakunda nimba ari no kuri magato turebe niba hari ahantu hari ikibazo umuntu ariwe kurikirane ndebe rwaje n'umukobwa bita Nyana yinjira hano na n'ubu ntibari bohereza icyangombwa ese ntabwo bazi yuko yagize ikibazo iwabo ntabwo babizi none kuki mutabahamagara byagenze bite ntabwo bazi ko ubuzima bwe buri mu kangaratete mubikurikirane vuba ndabona umutima urimo uhumeka neza mu kanya aragaruka kureba uko ameze ndabona mashini ishaka kumenya kandi mana yanjye hari ibintu biba byihindurwa ngiye rwose ndamutinya niyo mvugishije bamubona nakwiruka ubukora ngo bugira umujinya tuvuga n'akantu gatoya mashini yawe ndayifunguye tebamo ikibazo ifite byananiye rwose nta kintu nashobora ntazi none se ko wize gukora ibintu byo gutekinika bigenze gute ntabwo bishoboka pe yarapfuye burundu ntabwo bishoboka ndayifunguye ndareba hose ikibazo ifite ntabwo kigaragara none se basi ntabwo ikibazo kiri kugaragara oya ntabwo ntabwo ibyo rwose burundu nta nubwo ishobora gukunda mwese byatewe n'iki koko usaba umuntu waciye inyuma akinjira muri ofisi cyangwa se mu nzozi ariko turashyizemo ntabwo kode yayibuza vuba akamamagara rwose ufite ubwoba Alô? Ose mashini yanze kwaka pe ni ukuri ndamuhamagaye nawe araza aragerageza nawe biranga yanze kwaka nta kindi kibazo ifite ntiri kwinjiza si no kuvuga ngo yashizemo umuriro ntabwo bwisi rwose pe ko mwise mashini nasize nikoresheje n'inshuro nsiga nifunze nta kibazo kuva nje nta n'umuntu ugeze winjira no muri ofisi yanjye
ndabizi nanjye niyo mpamvu mfite ubwoba pe ndimo ndatekereza si ubu hari umuntu wanciye inyuma ariko nanone natekereza ko ntigeze nsohoka kanshaka pe